turashima Imana uyu mwanya Imana iduhaye kugira ngo dukomeze kuba mbere yayo dusenga twigishwa nayo tubakwa muri yo. Amen. Kuko Imana ifite umurimo yatangiye muri twe. Uyu murimo ni umurimo w'Umwuka Wera yarawutangiye muri twe. Iyo mvuze twe mbavuga bizera Yesu Kristo. Hari umurimo watangiye kuva ku munsi wa mbere igihe wizeraga. Uyu murimo rero urahari. C'est une œuvre intérieure, ni umurimo w'imbere, ariko ukaba ugenda neza uwizeye abigizemo uruhare. Kuri bamwe umurimo ugenda bigura intege, abandi urihuta mu isaha y'Imana, kuko bituruka ku muntu ukuntu abanye n'Imana. Amen. Ntabwo ari ikibazo cy'Imana. Ganeti mukunda dusomere tufate umunota umwe dutekereze abi Filipi igice cya mbere 6. Icyo nzi neza rwose ntashidikanya ni uko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Amen. Tumaze kumva yuko hari umurimo mwiza Imana yatangiye muri twe. Paulo aravuga ngo arazi adashidikanya ko yatangiye umurimo mwiza muri mwe. Hano arabwira itorero rya Filipi, nibo yandikiye ngo arabizi adashidikanya yuko uwatangiye umurimo mwiza muri bo azawusohoza kugeza ku munsi wa Kristo. Vuga ngo nta gushidikanya. Vuga ngo rero uwo murimo w'Imana watangiye muri twe twese abizera, ni twebwe twatuma utagerwaho cyangwa ugacikizwa hagati. Ntabwo ari Imana. Kuko Paulo aravuga ngo araje adashidikanya yuko watangiye umurimo mwiza muri bo mu Bafilipi azawusohoza. Hari umurimo rero watangiye muri wowe nimba warizeye, karavuze bwa kabiri. Uyu murimo ni umurimo w'Umwuka Wera. Turasoma naha mu Bakolosayi igice cya mbere ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 6. Dushima Imana se w'Umwami wacu Yesu Kristo uko tubasabiye iteka ryose, kuko twumvise ibyo kwizera kwanyu mwizeye Kristo Yesu n'urukundo mukunda abera bose, kubw'ibyiringiro by'ibyo mwabikiwe mu ijuru n'ibyo mwumvise kera mu ijambo ry'ukuri k'ubutumwa bwiza, bwabagezeho namwe nk'uko bwageze no mu isi yose, mukera imbuto bugakura, nk'uko no muri mwe bwazeze uhereye wa munsi mwumviyemo mukamenya ubuntu bw'Imana by'ukuri, nk'uko mwigishijwe na Epafura umugaragu mugenzi wacu dukunda, wababereye umukozi ukiranuka wa Kristo wo kubagaburira ibye, kandi watubwiye iby'urukundo rwanyu muheshwa n'Umwuka. Nicyo gituma tudasiba kubasabira uhereye igihe twabyumvise, twifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose bw'Umwuka no kumenya kose, ngo mumenye neza iby'Imana ishaka. Amen. Amen. Ano Paulo aravuga ko ubutumwa bwiza aho bwakirwa burakora umurimo bukera imbuto. Hari umurimo Umwuka Wera akora aho ubutumwa bwakirwa nk'ubutumwa bw'Imana bukera imbuto muri abo bantu bizera. Kandi mwibuke kuri wa mugani Yesu yavuze, si umugani ariko ni metafora, yavuze ngo nijye muzabibu ukuri, namwe abanyizeye muri amashami, data akaba nyiraho. Ngo data ngo kimushimisha niki? Ko twe amashami yera imbuto nyinshi. Amashami iyo yeze imbuto nyinshi ngo niyo data
ashimwa. Mwayibise. Ni ukuvuga ngo rero Imana yifuza ko wera imbuto nyinshi, imbuto z'ineza. Ugasoma hariya mu Bagalatiya 5:22 ukareba ziriya mbuto, noneho ukareba mu buzima bwawe nimba zihari kandi zigwiriye. Ziriya mbuto ntabwo ari wowe uzifabrika, ziriya mbuto ntabwo ari wowe uzirema, ni Umwuka Wera uzizana muri wowe mu gihe ugenda usabana n'Imana muri Kristo, ugenda ukura mu ijambo ry'Imana, ugenda ukura mu gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana. Aho ni Umwuka Wera agenda atuma ubuzima bwawe bwera imbuto. Mwana ko zitwa imbuto z'umwuka, ntabwo ari kamere zizana, si byo se? Ni imbuto z'umwuka, ntabwo ari kamere zizana. Muri ziriya mbuto 9 hariho urukundo, si byo? Ariko urukundo ruba mu nzego nyinshi. Hari urukundo rw'umubiri, si byo se? Abisi bazakubwira ko bakundana, nonse nibwo ruvuga ni imbuto y'umwuka. Oya, amen. Muribuka ko ururimi rw'Abagiriki kuko rutunze amagambo menshi, ijambo urukundo Abagiriki bafite isobanuro bitatu: l'amour eros, l'amour agape et l'amour phileo. Urukundo rwitwa eros. Eros ni urukundo rw'umubiri, ubwo abakundana mu buryo bw'umubiri. Hanyuma akaba ariho agape, ubwo ni urukundo rumeze gute? L'amour fraternel, ariko urwo rukundo ruri mu Mana. Amen. L'amour phileo murabyumva, urukundo rwa data ku mwana. Hari urukundo Imana idukunda tuyikunda, aho ni urukundo dukunda bene data. Ari n'urukundo rw'umubiri, urw'abisi bajya bavuga ngo urukundo bakaririmba, si byo? Bakaririmba byinshi by'urukundo. Noneho rero muri ziriya mbuto 9 z'umwuka hari urukundo. Urwo rukundo rero iyo turuvuze mu rwego rw'imbuto y'umwuka, ntabwo ari umuntu urwiremamo, ni Umwuka Wera ururema binyuze mu busabane bw'uwo muntu yizera hamwe n'Umwami Yesu. Mwibuke ko twahamagariwe ubusabane n'umwana w'Imana Yesu Kristo. Amen. Nous avons été appelés à la communion du Fils de Dieu Jésus-Christ notre Seigneur. Twahamagariwe ubusabane. Kubera iki ubusabane? Kugira ngo tugende dushushanywa dusa nawe. Tumaze iminsi twiga ku rugendo rwo kwezwa ubwiza, murabyibuka, n'ibyiringiro byo kuzabona ubwiza Kristo muri twe. Umutwe w'ijambo rino munsi tuyora amasengesho avuga ngo ese ijambo ry'Imana ryatunga umuntu? Ni umutwe w'ikibazo. Ese ijambo ry'Imana ryatunga umuntu? Ese ijambo ry'Imana ryatunga umuntu? Uwo ni umutwe w'isomo ry'uno munsi. Ariko tubanze turangize iyi introduction yacu, nako iyi ni exhortation natanga, ntabwo ari introduction ni exhortation. Tugende no muri Thessalonike. Tumaze kumva ko Paulo yandika Abakolosayi yuko ijambo ry'Imana riri muri bo rigira gute? Riri kwera imbuto. Abasalonike ba mbere igice cya 2 ku murongo wa 13.
icyo dushimira Imana ubudasiba ni uko ubwo twabahaga ijambo ry'ubutumwa bwiza ari ryo jambo ry'Imana, mutaryemeye nk'aho ari ijambo ry'abantu, ahubwo mwaryemeye nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko, kandi rigakorera no muri mwe abizera. Amen. Hano intumwa Pawulo yandikiye Abatesalonike, nawo ni umugi mu Bugiriki. Aravuga iki? Ariho arahamiriza ijambo ry'Imana ko ba Pawulo bashimye Imana ku Batesalonike kuko bakira ijambo ry'Imana babwirijwe nk'uko riri koko, ntabwo baryakiriye nk'ijambo ry'umuntu, kabone n'ubwo ryanyuze mu kanwa k'umuntu, ariko ntabwo ari ry'umuntu. Ba Pawulo babaye ibikoresho gusa, nyiri ijambo yari Imana ubwayo. Ngo rero bagize neza kuryizera, kuryakira nk'ijambo ry'Imana, kandi niko riri koko, kandi ngo rigira gute? Rigakorera muri bo. Ngo iri jambo tujya twumva ni ijambo ry'Imana. Amen. Kandi rirakora iyo risanzwe kwizera. Niyo tuzana rero hahandi rero, ese ijambo ry'Imana ryabeshaho umuntu koko? Ryamubeshaho? Ndagira mbabwire gato ku muntu wabaye perezida wa Amerika, perezida ugira 16, le 16e président des États-Unis d'Amérique, yitwa Abraham Lincoln. Mu Gifaransa Abraham Lincoln, mu Cyongereza Abraham Lincoln, yabaye perezida wa 16 wa Amerika. Ari amagambo yavuze ku byerekeye Bibiliya. Uyu Abraham Lincoln ari amagambo yavuze ku byerekeye Bibiliya. Iyo Bibiliya ufite, abona abantu nk'aba, iyo dufite amagambo yabo ni byiza kuyamenya, kuko ntabwo ari abantu bapfa kuvuga gusa. Uyu Abraham Lincoln rero yari perezida wa 16, yavutse itariki 12 ukwezi kwa kabiri 1809, yitwa Kentucky. Hanyuma yapfuye arashwe, assassiné, itariki 15 ukwezi kwa kane 1865, arasirwa Washington DC. Niwe yarasiwe Washington. Niwe president wa mbere w'abarepublicain. Mujya mubumva Donald Trump ni umurepublicain. Amen. Hallelujah. Niwe president wa mbere w'abarepublicain, Republican Party. Niwe president wa mbere. Tumaze kumuvuga, sibyo? Dore rero ibyo yavuze kuri Bibiliya, sio dushaka kumva. Kandi Abraham Lincoln ikindi tumuziho mu magambo yavuze y'icyamamare, amagambo yamamaye, niwe yavuze ngo yasobanuye demokarasi icyo ari cyo: le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Ibyo ni bya politique, sibyo? Kubyerekeye Bibiliya rero yavuze iki? Yaravuze ngo ce grand livre, ngo igitabo gihambaye. Aravuga iki? Bibiliya. Ce grand livre est le meilleur don que Dieu ait fait à l'homme. Ngo igitabo gihambaye cyitwa Bibiliya, ngo niyo mpano ihambaye Imana yahaye inyoko muntu. Mwabyumvise? Tout le bien que le Sauveur a donné au monde a été communiqué par ce livre. Ngo ineza yose umwami Yesu yazanye ku isi, ngo byose tubisanga muri iki gitabo cyitwa Bibiliya. Sans lui, nous ne distinguerions pas le mal du bien. Ngo iki gitabo tutagifite ntitwamenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Uko niko Abraham Lincoln yavuze. Mwabizi? Yarubashe Bibiliya. Amen. Arakomeza aravuga ngo la Bible est non seulement le livre de Dieu, ngo Bibiliya ntabwo ari igitabo cy'Imana gusa, mais aussi l'esprit de Dieu.
ngo Bibiliya ni umwuka w'Imana. Il encourageait les gens à lire la Bible chaque jour. Ngo yakanguriraga abantu gusoma Bibiliya buri munsi et à la chérir, no kuyikunda, à la comprendre, bayimenye et à la suivre dans leur vie quotidienne, kandi mu buzima buri munsi babishyire mu bikorwa. Wabibise? Amen. Arakomeza. Sans la Bible, nous ne pourrions savoir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Ngo nta Bibiliya ntitwamenya icyitwa ukuri n'ikitari ukuri. Toutes les choses les plus désirables pour le bonheur de l'homme, ngo ibintu byose umuntu yakenera kugira ngo agire ubuzima bwiza burimo ibyishimo, amen, yifuza, happiness, le bonheur, ici-bas et au-delà, ils sont dépeintes. Ngo ibintu byose umuntu yakenera kugira ngo agire ubuzima bwiza muri isi no mu buzima bw'inyuma y'ubu, nyuma y'urupfu, ngo byose ubisanga muri Bibiliya. Uyu ni Abraham Lincoln. Si byiza se? Ariko abaswa akaba bavuga ngo Bibiliya ngo ntacyo kimaze. Uyu ni Abraham Lincoln, perezida ugira 16 yategetse Amerika. Wayumvise? Perezida ugira 16 yategetse Amerika. Isi yubashe kandi yubaha, n'abanyamerika baramwubaha cyane. Niyo mpamvu nubwo yaba umupagani atoye kuyobora Amerika, iyo uvuze umupagani ndavuga umuntu atari umukristo mu buryo bwo kubaha Imana, sibyo? Ni ngombwa bakurikiza Abraham Lincoln mu kurahira kuri Bibiliya. Wayibise? Kuko Bibiliya ya Abraham Lincoln yabiswe muri presidence, niyo barahiraho. Bibiliya ya Abraham Lincoln mumvise ko yabaye kera kenja 19 ni 1800, sibyo na? Ariko Bibiliya ye niyo barahiriraho kuko niwo muragi yabasigiye. Iyo Bibiliya iri hariya muri White House. Okay, kwari kubabwira ko ijambo ry'Imana tugira turebe, hariho n'abantu bakomeye barihamirije manishim, barihamirije. Turashaka kwibanda ku magambo Yesu yakoresheje mu ntambara ye na Satani mu butayu, ariko akaba yarayavuze ayavoma mu magambo y'Imana yo gutegeka kwa kabiri. Bango Yesu yakoresheje amagambo ari mu gutegeka kwa kabiri. Amagambo yaramaze imyaka 1800 hafi aho ahari Imana yaratanze binyuze muri Mose, niyo jambo Yesu yakoresheje mu ntambara yarwana na Satani. Mu ijambo rimwe niwe yatanze iriya jambo, nta niwe yaje kurikoresha. Amen. Manishim. Nete mukunda dusomere uyu mwanya. Turaza kwibanda cyane mu gice cy'umunani cyose guteka kwa kabiri, ariko ntabwo turasoma. Ubu dusome gusa, amen, Matayo 4:4. Amen. Turangiza turaza gusoma rero guteka kwa kabiri ibice 8. Ko niho tuvoma iryo jambo. Matayo 4:4. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Amen. Cyangwa ngo turisubize muri context, were ku murongo wa mbere ugeze ku wa 4. Maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduka imitsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana.
amen. amen. Ngo Yesu amaze kubatizwa na Yohana muri Yorodani, ngo umwuka wera amuyobora mu butayu kugeragezwa na Satani, amara iminsi 40 n'amajoro 40 yiriza, arasonza. Amaze gusonza, umwanzi aramwegera, amwereka iki? Amabuye, ngo nimba uri umwana w'Imana uhindura amabuye abe umutsima, kuko arashonje. Yesu amusubiza iki? Musubiza ati handitswe ngo. Nijyo nshaka kumenya. Aramusubiza ati ngo haranditswe. Mbayibise? Aramusubiza ngo haranditswe. Sibyo? Nuvuga ngo ni amagambo asanzwe ahari. Aho tuyakura rero, Guteka kwa 2 igice 8 turaza kuhabona. Wabibise? Aravuze ngo haranditswe ngo. Nuvuga ngo arahantu byanditswe. Nuvuga ngo biranditswe mu Guteka kwa 2 igice 8. Ni umurongo wa 3 ariko tuza gusoma cyose. Wabibise? Ariko mbere yo kugisoma rero nashaka mbaye iminota 5 mubanze mutekereze kuri iyo jambo. Mwumvise yuko umutwe w'isomo ry'uno munsi rivuga iki? Ese umuntu ashobora gutungwa n'ijambo ry'Imana? Tiyo? Ashobora gutungwa n'ijambo ry'Imana. None tumvise Yesu asubiza Satani ngo haranditswe ngo umuntu ntazatungwa ni n'umutsima gusa. Hariho gusa, sibyo? Ariko azatungwa n'ijambo ryose ryavuye mu kanwa k'Imana. Amen. None se ni mwumva iryo jambo gutunga? Niyo mpamvu umutwe uvuga ese umuntu yatungwa n'ijambo ry'Imana gusa. Amen. Nuvuga ngo turashaka twinjire, amen, mukuri guhishwe mu ijambo Yesu ubwe yivugiye. Kuko Yesu niwe kuri. Niwe yavuze ngo umuntu ntabwo azatungwa n'umutsima gusa. Yego umutsima urakenewe, sibyo? Iyo yavuze umutsima hano ntabwo ari gusa uyu mutsima mu cyumba wakawunga. Umutsima mushiremo ibintu byose umubiri w'umuntu keneye. Les biens physiques, matériels, ibyo kurya, ibyo kunywa, ibyo kwambara, ibintu byose umubiri w'umuntu ukeneye mubishire muri icyo kintu cyitwa ibyo kurya, le pain, les biens matériels. Amen. Ese umuntu akeneye gusa ibyo umubiri ukeneye, cyangwa ese umuntu ibintu umubiri uba ukeneye nibyo akeneye gusa? Abibonye abariho noneho biba birangiye. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ariko twebwe ntabwo tuzagutindaho, tuza gutinda ku kindi kintu gikomeye n'icyo kita nuzeya n'ibyo bita le soubassement de cette vérité contenue dans cette déclaration de Jésus. Je ne dis pas igihetse. Amen. Ukuri kuri muri iryo jambo rya Yesu. Twige turaza gufata ijambo gutunga mu buryo littéralement, literally. Uko rivugwa gutunga. Ese ijambo ry'Imana ryatunga umuntu? Sinshaka ko murifata muri bwa buryo ngo ryatunga roho. Ndazi ko ritunga roho, ariko tuza kurifata globally mu buryo bwabyo byose. Harimo na bya bindi birimo wa mugati. Ese birashoboka? Mwoye komeze. Nago turi bukemuka kabiri. Ngo tuvuge yego ibyo mugati n'ibiki byose, yego muri isi birakenewe n'iki cyose, ariko ijambo ry'Imana rirakenewe ngo ritunge roho. Ibyo biroroshye cyane kubyemera.
tubaza gufata ko ijambo ry'Imana rishobora kuba ririmo amen ibyo byose umwana w'umuntu akeneye muri dimension eshatu zimugize: umwuka, ubugingo n'umubiri. Aho niho hari challenge rero yacu kugira ngo tubashe kubyizera, sibyo? Ariko nidufate rero Matayo 4:4 tubitekerezeho iminota 5. Noneho nitugaruka turaza kureba rero mu buryo bwimbitse rero aho Yesu yavanye ijambo hariya mu Guteka 2:8